ikintu kijya kintera n'umujinya. Niyo mpamvu mwebwe Imana izabahana. Abango n'abakozi b'Imana. Ntimuri abakozi b'Imana? Uyu nguyu ngo ni umukozi w'Imana ngo yaririmbanye na Israel Mbonye. Israel Mbonye amarembo y'ijuru barayafunze. Uyu mubagabu, uyu muririmbye w'indirimbo za gospel ibintu akoreye abareba kuri telefone n'agahomamunwa. Jesus. Ariko abari n'abasirimu Godfather ntabwo muzazana umwanda nk'uyu nguyu ngo tureke kuwamagana. Uyu ni umuririmbyi w'igitangaza, uyu mukobwa yaciye ibintu, ariko gukora ibintu nk'ibi ngibi Yesu Kristo. Noneho reka bana yanjye bro, ko banakomeye aba bakobwa ko banakomeye, umuntu arafata zanzara babadikaho zisanga zimeze nk'amahwa we yahacafuje koko arahanyaye hose harangiritse. Mwumva amagambo y'uyu mukobwa, mwumve sho wumve. Je t'aime beaucoup, baby. Ibihe byiza abanyarwandakazi, kanizere ko aho muri hose mumeze neza, ko mwese mwamaje gukora subscribe kuri P-Quest TV. Ndabasuje cyane. Iyi ni aca n'yanjye bageze amakuru mashyashya bagezweho mu Rwanda, by'umwihariko kuri showbiz nyarwanda ndetse n'abastari muri rusange n'ibindi bintu bigiye bitandukanye by'umwihariko. Uyu munsi twari tuzanye amakuru ari kuvugwa muri showbiz nyarwanda y'umwana w'umukobwa witwa Diane. Ni video iri kubica ku mbuga nkoranyambaga, ni video iri gusharingwa cyane, abantu bari kwitiraho comment nyinshi cyane. Ni umwana witwa Diane, muramuzi, aririmba na Mbonye indirimbo muramuzi, abenshi muramuzi cyane, nta nubwo turi mu mutindeho cyane. Umwana w'umukobwa rero video yamaje gushika hanze, ari kwitera akintu kitwa akaboko muri iriya myanya yiwe yibanga yepfiriya nyine. Abantu benshi mumaje kubimenyera, ngubu ntabwo bikiri ibintu bitunguranye cyane mu Rwanda, kuko abantu benshi ngubu basigaye babikora kandi cyane bakanabikora kuri kamera. Iyo video rero yagiye hanze muri kano ka mwanya, abantu benshi miliyoni 12 z'abanyarwanda hafi ya bose. Iyo video turayifite, ndetse nawe nimba utayifite uranyandikira muri comment umbwire ko iyo video uyikeneye. Murabizi ko kuri YouTube ntabwo babyemeye gushaho video nk'iriya z'urukozasoni, umuntu yagaragaje ubwambure bwiwe ntabwo babyemewe. Ariko nimba uyikeneye wowe wanyandikira muri comment ukambwira ngo iyi video ndayikeneye, ndahita ngufasha cyane iyo video nawe ubashe kuyibona. Iyi video rero yakomeje kubica ku mbuga nkoranyambaga cyane, ndetse abantu benshi murabizi ko mu minsi ishize, nta minsi ibiri ishize, video ya Yampano nayo nk'ingiyi igiye hanze we n'umugore we, murabizi nyine nawe byaravuzwe cyane, byaratrendinze abantu benshi. Iyo video ndetse benshi mu Rwanda iyo video murayifite cyane. Muri kano ka mwanya rero iyi nayo n'indi video igiye hanze mu munsi umwe ushize, nta n'umunsi urashira, ni nk'amasaha 6 ashize. Iyi video nayo igiye hanze y'umwana w'umukobwa Diane, ariko abantu bakomeje kwibaza impamvu ibi bintu biri kugenda bikaba ku bantu bamwe na bamwe. Akenshi na kenshi bakunda kuba ari ba bantu twita se nk'abakristo nyine. Ngira ngo muramuzi umukobwa nyine ni umukristo cyane, arasenga ndetse akunda no kuririmbana na Mbonye mu ndirimbo nyine, abantu benshi muramuzi. Abantu bari kwibaza kuki ibi bintu biri kugenda bikaba ku bantu nk'abariya tuba tuzi ko bava bari kugira ubutumwa bwiza, ahubwo ugasanga nibo bari kugenda bafata video nk'izi ziba zimeze nk'izi ngizi nyine, namwe muri kuzibona bakagenda bazifata. Gusa umwana w'umukobwa ari gutakamba cyane asaba imbabazi abanyarwanda bose aho bava bakagira hose, cyangwa se ku muntu ari we wese wabona video yiwe ari gutakamba asaba imbabazi, avuga ati ngo iyi video yanjye ndabinginze mureke kuguma muyisharinga, mumfashe mureke kuguma muyisharinga nyine, kuko yavuze ko niyo bagomba kuguma basharinga iyi video ye bakaguma bayisharinga ngo stese kari buze no kwiyahura. Ndetse ubu ngubu binavuga ko yamaje no kwiyambaza RIB. Gusa murabizi abantu benshi iyo bakoze video nk'ingiyi ntabwo babemera nyine ibyo bakoze ko ari byo nyine, cyangwa se aribo babyikore. Gusa umwana w'umukobwa Diane we yaje imbere ya kamera afata videos mwayibonye, ari kuvuga ati ngo mumbabarire video mureke kuguma muyisharinga. Ni kigaragara ko nyine iyi video ye yayifashe ku ruhari rwe, kandi yarabikeneye kandi yaranabishaka nyine, yaranabizi muri make nyine, azi ko iyi video ari yiwe kandi nta nubwo ari nawe. Byo kuvuga ati ngo abantu ngo video ngo zagiye hanze ngo nta ruhare ngo babigizemo. Gusa ikigaragara cyo nuko uyu wehe yayifatiye ku giti cyiwe, ariko nubwo kuba yagiye hanze nawe ataba yazi ukuntu yaba yagiye hanze, ariko we wayifatiye bita bigaragara ko yarazi ibyo ari gukora. Ahubwo abantu bari kwibaza yafataga iyi video ashaka kugaragaza iki, yaragamije iki muri rusange, ese n'umuntu ashaka kuyoherereza nyine. Abantu bari kwibaza ubundi byatewe n'iki kugira ngo iyi video umwana w'umukobwa yisange yamaje kuba public, abantu miliyoni 12 nanjye ndi mu ngubu nyifite muri kano ka mwanya, twisange iyi video tuyifite, byagenze gute? Abantu bakomeje gutera comment. Godfather, Dumba na Kasuku bakoze live kuri TikTok. Iyo live nyine nayo ndaza kwibashiramo mwumve ibyo bavugaga
nkoranyambaga noneho bari kuvuga kuri umwana w'umukobwa bamuvuzeho ibintu byinshi cyane nyine byinshi cyane pe biterekeye nyine byinshi cyane nyine bamunamusebya ibintu nk'ibyo ngibyo kumukora rukora ibintu nk'ibi ngibi ntabwo ngo biba byemewe bikomeje no kugorana muri showbiz nyarwanda nk'uko maze iminsi mbibabwira nimba uri kubona rugamba bigeze kuri channel yacu ya PQS TV banza umenya neza ko wakoze subscribe ufungura inzogera kugira ujye ukomeza kubana natwe mu zindi video tubategurira umunsi ku munsi 5 kuri 5 ubundi byagenze gute uyu mwana w'umukobwa yisange iyi video yamaje gushikanza cyangwa se yasakaye ubundi video ya mbere yagaragawejwe n'umuntu witwa Godfather niwe wazanye video bwa mbere ayishira ku mbuga nkoranyambaga cyangwa se ayitangaza ayisharinga ku bandi bantu murabizi Dumba Kasuku iyo bamaje gufata iyi video nk'ingizi bazimeze ukunguko nta kindi kintu bahita bakora bahita bagenda kuri TikTok bajya gukora live murabizi ko nabizi video nk'izi zirabinjiriza kuri TikTok abantu busanga bari kubakubita ama gift menshi cyane kubera video nk'izi cyangwa se live nk'izi baba bari gukora nibwo bagiye bakora live bayijyana kuri ntuze kuri TikTok video y'uyu mwana ni no video akenshi na kenshi yaturutse abantu kugira ngo ibashe kuba yasakara mu bantu bose babe bayifite murabizi video nk'izi zirirukanka cyane ariko umwana w'umukobwa afite agahinda kenshi cyane kuko nayo ibyo yakoze ari kubona nagahuma munwa ndetse muri kano kamwanya bishobora no gutuma yanakiyahura akiyambura ubuzima kandi nkuko mwabyumvisha yavuze ko niyahura bitewe natwe turigoma dusharinga iyi video ko icyari twebwe kizabarwaho nyine namwe murabyumva muri rusange uyu Diane ragahinda ko ni kose kuri we urumva nyine iyi video kuba yamaje kugenda hanze uri umuntu w'umukobwa nkawe ngawe ubu nasenga cyane cyane abantu banakuzi ko unasenga ni ibintu nyine babiteye isoni cyane kandi biba binababaje cyane ndetse nano hakubije no kwibaza nimba azakomeza gakora ibyo ari gukora byo gusenga cyangwa se byo kujya nyine imbere akaririmbira abantu cyangwa se abanyarwanda muri rusange kuko mwakoraga kumura mu ndirimbo nyinshi cyane zigiye zitandukanye uwo nguru yari Diane nawe ukomeje kubica mu Rwanda ngubu nawe uri top ngubu uri kuvugwa cyane cyane ndetse inkuru ye ikaba yanasakaye hirya no hino uyabaye ikimenwa bose nta muntu utamuzi izina rye Diane ngubu rimaje gukura mu Rwanda rimaje kuba popular ngubu nawe arazwi koko nk'abantu mwaye musanzwe mumuzi muri video gutyo gusa mutamuzi izina rye ngubu murarimenye yitwa Diane umunyarwanda kazi uri kubica muri kano kamwanya kuri video ye amaje gushira hanze cyangwa se amaje gutangaza gusa ngo ngaruse gatonyi nyuma muzi ko Kenisi yigeze kuvuga ati ngo mu Rwanda 2050 cyangwa se mu myaka iri imbere iri kuza u Rwanda ruzarufite abakobwa benshi cyane b'indaya bitewe n'ibintu nyine abari kugenda abona ngira ngo mumaje kubibona ko abakobwa benshi cyangwa se abantu benshi kugira ngo bamamare mu Rwanda basigaye bakoresha system nk'iyo ngiyo ndetse ngira ngo muranabizi Jackie w'i Rwanda ajya kwamana yatangiye akora video nk'izo cyangwa se agapostinga foto ze kuri Instagram yambaye imyenda yiwe nyine andawe nyine igaragara gutya ibintu nk'ibyo ngibyo murabizi cyane ba Pastor Mutesi murabizi bakoze video nk'izo Emeline Ishanga nawe murabizi yakoze video nk'izo nayo yaravuzwe gusa wakibaza ese n'ubu nawe yabikoze agambiriye kugira ngo amenyekane cyangwa se amenye cyangwa se yabikoze nyine nawe bimutunguye atabizi murabizi abantu benshi babanza sizi muri no minsi basigaye bafite imparara benshi na kenshi iyo bari gukora utuntu nka turiya tuntu twose two mu buri murabizi bakunda gufata kamera bakifata sinzi nyine ibyo bashaka kugaragaza cyangwa se ibyo bashaka kwerekana muri rusange nta muntu ubizi nyine uko biba bishaje cyangwa se uko bashaka kwerekana gusa guys ndagushimiye twabanye kuva iyi video itangiye kugera irangiye uri umuntu w'agaciro cyane ariko nimba video wayikunze kora like utere comment nawe uko byumva niba kuko bino bintu babi gukorwa cyangwa se biba bikuye kuri umwana w'umukobwa nk'uyu nguyu tuzi nk'umuririmbyi ikindi kintu utibagirwa gukora kora share ku nshuti zawe kuri video kugira nabo iyi video babashe kuyibona ikindi kintu nyamukuru rero utibagirwa gukora subscribe kuri PQS TV ufungura inzogera kugira ukomeza kubana natwe mu zindi video tubategurira umunsi ku munsi 5 kuri 5 nkwibutsa ko iyi noca n'ubwenge ushobora gusangaho amakuru mu Rwanda aba yizewe kandi mashyashya muri showbiz nyarwanda avuga ku byamaye ndetse n'ibintu bigiye bitandukanye bya leta PQS TV turabakunda cyane.